ku munsi wa gatatu nzazuka nzabiyereka duhurire i Yerusalemu abatabizi duhurire mu masengesho ibintu kugira ngo ubibone umara iminsi 3 bishaka tubikura Kanyarira tubikura Kizabonwa tubikura Kamarari tubikura kuri Murya Rusizi tubikura ahatandukanye tubikura mu kwihangana Yakobo yarabyanditse yavuze ngo umuntu wihanganira yamaze kwihangana ibintu byose aremye yamaze kwemerwa biramuca kira cyanyacyo Imana yagaragara muri twe tugatungurana amen none umuntu usenga ajya abasha gutungurana aravuga ngo nicyo gituma Uwiteka azadukiza ikigoyi cy'abagoyi yego ikigoyi cy'abagoyi haleluya nakumenye utari wavuka iramubwiye ngo nakwejeje utari waba urusoro benshi baje muri iyi nzira bazi ko baje kubohoka ariko kugira ngo babohoke aho bakabohokeye bageramo bameze nk'abantu bari kubaho. Turabasuhuje bakunzi ba Rafa TV, amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe, umugisha Imana itanga nobabeho, ineza y'Imana igume kuri mwebwe. Nongera kubashimira abantu dukomeje kubana, abakoze subscribe, abanyereka ko turi kumwe, nongera kandi gushimira abantu bafata umwanya wabo bakampamagara, bakanganiriza iby'iminsi n'ibihe, abo dusengana, abo dusomana ijambo ry'Imana, abantu mwese ndabashimiye, amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe. Kandi nongera kuvuga ngo nukuri Imana ijye ibaha umugisha ku manywa na nijoro, kubera ko mudahwema kunyereka ko turi kubana. Rero uyu munsi nanone ni wa mukobwa cyangwa se umugore Marie Rose niyo mukesha, reka nanone mvuge ngo ntago nanone ndi njyenyine muri iyi minsi. Murabona ko ntari gukora ndumwe, ahubwo turi kwagura bwami bw'Imana nkuko twabivuganye, tuvuga ko tuzajya twakira abatumirwa bakatugezaho ijambo ry'Imana, message Imana yabahaye, tukagenda twungurana ibitekerezo kugira ngo tugende dukora isuku aho bakuru bacu banduje. Rero reka tumwakire. Amahoro y'Imana. Amahoro namwe. Mumeze mute? Turashima Imana iturinze. Imana nihimbazwe. Yego turashimye cyane. Wakwibwira abakunzi ba Rafa TV? Ni yitwa Rafa TV. Okay, Rafa TV. Mazina nitwa Mutabazi Patrick. Ndi umukristo, ndi umuvugabutumwa mu buryo bwose Imana inkoreshejemo. Yego. Ubwo ni muri bwa buryo butatu, umuvugabutumwa mu ijambo, mu ndirimbo, ndetse no mu guhugura. Yego. Nako Paulo yabivuze. Yabwiye Timoteyo aramubwira ngo ujye ukora umurimo w'Imana mu buryo bwose bw'ivugabutumwa, uko wabihawe by'uswa amavuta y'abakuru. Nibyo ko byose rumva ni umuvugabutumwa muri ubwo buryo butandukanye ko ari butatu isobanuyemo. Yego. Numva ufite ibintu byinshi, reka dusenga Imana tukwakire bitigezeho byose. Avuze ko ari umuhanzi, ni umuvugabutumwa, aranahugura. Urumva ko nta kintu na kimwe yasize, ubwo mutera agatebe muze kumwumva kugira ngo aho mwagendaga nabi muze kwakosora mugende neza. Mana yo kwizerwa, Imana iriho kandi izahoraho, se umwami wacu Yesu, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, tugushimiye uburyo ukomeje kutwereka kuri kumwe natwe, izina ryawe nirishimwe. Muri uyu mwanya rero rata Yesu, uyu ni wa mwanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Ubwiru bwawe ni bugari nyakubahwa, ariko utwemerere ururukire muri twebwe, ntaba ari twebwe, ntaba ari umwigisha, ahubwo umwuka wera w'Imana muyobore. Ngaho bana natwe rero, utaramane natwe. Urakoze ni mu izina rya Data twese umwana n'umwuka wera, amen. Twakwakira rero. Murakoze cyane kunyakira. Hanyuma nongere mbabwire ngo ndabasuhuje, Imana nibane namwe. Uko nemaze kwivuga nitwa Mutabazi Patrick, ndi umuvugabutumwa mu buryo butandukanye. Imana inkoresheje mu kuririmba, ndaririmba, ndetse no mu ijambo nkabasha kuvuga ibijyanye n'ivugabutumwa mu ijambo, ndetse no mu guhugura uko Imana ibibimpaye. Rero ku bantu mbonye ubwa mbere aha ngaha, ntabwo ndi mushyashya mu ivugabutumwa. Ngira n'indirimbo ziba kuri channel yanjye, wenda ntangire mbibabwira, wenda bazanshaka. Ahubwo naturirimbire, ugura naturirimbira, turabimenye turi kumwe n'umuntu ukomeye. Ushaka kugira ngo ujye ukurikirana ibihangano byanjye, ujya kuri Baho Patrick, uba wahageze. Cyane twaba Patrick official, uba wahageze ukareba ibihangano byanjye. Yego.
hanyuma nejejwe n'Imana kubana namwe inshuti reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ariko twabanje no kurisoma. Yego. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi. Zaburi ya 92 duhere ku murongo waho wa 13. Aravuga ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'ireba none. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu. 15 bazagumya kwera no mu busaza, bazagira amakakama menshi n'itoto. Amen. Amen. Imana nishimwe cyane. Amen. Iri ni ijambo Dawidi niwe waryanditse ngira ngo ariko Dawidi yibutse imirimo y'Imana nkuko nanjye nshobora kuba ari ibyo mba nibutse kugira ngo mvugire Imana. Amen. Dawidi yaravuze ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo, hanyuma ashishire mu bikari by'Uwiteka. Yaravuze ngo nkuko batewe, yavugaga ku bakiranutsi guterwa ni ibintu byinshi, n'ingero nyinshi umuntu yagenda atangaho. Uyu Dawidi abantu benshi baramuzi, sinamuvugaho byinshi. Ni umwana wari waravutse mu gihe abantu batabyishimiraga, nk'uko nkatwe ari ubuzima umuntu aba yagiye abamo, akavuka abantu batabishaka, akavuka na Satani itabishaka itanabyumva, ariko agakomeza akaba umuntu w'umugabo nk'uko ndi umuntu w'umugabo. Amen. Cyangwa se nawe nk'uko uri umuntu w'umubyeyi Imana ikomeje kubana nawe. Rero Dawidi yibuka uburyo yavutse mu muryango utamukunda, kuko amateka y'umugabo bavuga cyangwa se y'uyu mwana bamuvuga akiri umwana, bavuga ko yavutse mu gihe ise yamubyaye hanze. Se amubyara hanze, bene se baramurwanya baramuhiga. Igihe kiranagira ngo ajya mu ishyamba, bamwohereza mu ishyamba. Abandi bana ngo bariga kuko bavugaga ku babyeyi bombi. We bamwohereza kujya mu ishyamba kuragira inyamaswa. Ariko uyu mwana ajya kuragira intama, arwana n'inyamaswa, ariko mukuru uku kujya mu ishyamba ajya ariko ari kumwe n'umugambi w'Imana. Haleluya. Imana yari yaramuvuzeho ibintu bikomeye. Yari yaramuvuze ivuga ko izamukoresha ndetse ko izanamugira umwami. Abamurebaga ise ndetse wenda na bene se bo ntibamenye umugambi w'Imana uri kuri Dawidi. Ariko Imana yo yari izi umugambi w'Imana uri kuri Dawidi. Yego. Niyo wanditse izaba ndi gusobanuraho. Niyo wanditse aravuga ngo umukiranutsi azashisha ashishire mu bikari by'Uwiteka Imana. Iyo mvuga insobanuye mu bikari, burya mu bikari habamo ibintu byiza cyane. Nari mvuze ngo ku bantu badukurikiye mwishimire cyangwa se mukumbure kuba mu gikari. Yego. Icyambere cyangwa umuntu uri mu gikari, umukozi uri mu gikari inyama ya mbere ni uyirya. Nibyo. Umukozi uri mu gikari ashobora kurya mayonezi kuko niwe utegura bari muri saro. Yego. Ntabwo ari icyo ataba yitayeho. Nibyo. None abakristo b'uyu munsi wa none batandukanye n'abo twajyaga tubona kera. Muri iyi minsi ngewe mfite agahinda k'ibyo ndi kubona cyangwa se ibyo ndi guhura nabyo. Tugeze mu gihe abantu benshi bataye Imana bagatora ahubwo ibisa n'Imana. Akantu kumva. Tugeze mu gihe abantu bataye Imana bagatora ishusho y'Imana. Nibyo. Mbese bwo baretse Imana bari gufata ibitari Imana. Dawidi abivuga yibutse neza y'Imana. Yego. Yibuka Imana aho yamukuye. Ise yamuhungishirije mu ishyamba, ajya kuba mu ishyamba ngo abana n'inyamaswa, ariko Imana ijya kumwigishirizayo. Bene se bo bagira ngo Dawidi agiye kuhapfira. Yego. Haleluya. Amen. Hanyuma nkunda kubwira abantu ngo umugambi w'Imana ntabwo ujya uba ku muntu Imana yigeze ivugaho ijambo ryayo. Hanyuma ko abakurikiye Rafa ni Rafa TV. Nano nayibutse. Abayikurikiye mbabwire ngo abantu bose biringiye Uwiteka. Ni nawe wavuze ngo abiringira Uwiteka. Haleluya. Bameze nk'umusozi wa Siyoni utajya ubashika kunyeganyezwa. Avuga ngo nk'uko Uwiteka, nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka ni nako Uwiteka agose abantu be. Ariko kuri aka kantu mbabwire ngo harimo gasopo.
hari abantu b'Imana urumva yavuze ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu yego ni nako Uwiteka agose abantu be. Bivuga ngo harimo abantu b'Imana n'abantu batari ab'Imana. nibyo yego. Amen. Amen. Rero nivuga ngo nindi kuvuga ngo muri iyi minsi abantu isi yabacanze bageze mu gisiri kubasakuza bakabura igisobanuro cy'igisakuzo. Yego. Abantu bivanze n'isi. Abantu banze gukorera Imana nyamana bari gukorera ibisa n'Imana. Haleluya. Amen. Ya. Naratunguwe. Nahuye n'ikintu gikomeye cyane kimara kwinjira muri inzira y'agakiza. Yego. Kabohwa. Tukabohwa n'abantu mbese twita ko ari abakozi b'Imana. Tuvuga ko ari Imana yabahamagaye. Tuvuga ko baje mu nzira bakatuyoboyemo. Twinjira muri uru rugendo tuzi ko bagomba kudufata amaboko bakatugeza iyo twakageze. Yego. Je nakubwiye ngo nge ndi umuhanzi ndi n'umuvuga butumwa ndetse urumva nawe n'ibintu byinshi mu buryo bwo kuririmba. Hari abo turirimbana ku bahanzi barabizi benshi. Igice cy'abahanzi niho hantu huzuye amashyari, nibo bantu ba mbere huzuye amashyari. Igice cy'abahanzi niho hantu hambere huzuye amashyari. Yego. Umuntu arakubona uririmbye indirimbo nziza abantu bayifana agashaka uburyo yakoresha yakwangiza izina ryawe. Nibyo. Hari abaza kuvuga ngo uriya n'umusambanyi agashaka ibimenyetso yagaragariza abantu kugira ngo bakwange. Ariko Dawidi yaravuze ngo uba mu bwihisho bw'ishobora byose azahama nk'igicucu cyishobora byose. Haleluya. Haleluya. None niwe yavuze ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu yego ni nako Uwiteka agose abantu biwe uhereye umunsi ukageza ku iteka ryose. Imana ihimbazwe. Haleluya. Haleluya. Dawidi yibuka uburyo yarwanyijwe na bene se. Yibuka uburyo bamurwanyije muri iyi nzira nk'uko abankurikiye hari abantu bakurwanyije. Ariko mubwire ngo umugambi w'Imana ntabwo uteze kuzayoba ku buzima bwawe niba hari icyo Imana yavuze gitandukanye n'icyo abantu bari kukuvugaho. Nibyo Imana ishimwe. Niba hari ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe bitandukanye n'amagambo y'abantu bari kuvuga ku buzima bwawe. Nkunda kubwira abantu ngo abantu bajya bavuga Imana yaravuze. We perita tikini fogra. Imana igize ibwira witwa Yeremiya iramubwira ngo nakugize umuhanuzi uhanurira amahanga. Haleluya. Haleluya. Letita yabimubwiye mu gihe bari bamufashe bamushyira mu nzu y'imbohe. Yusomye muri Yeremiya ibice bya 33 hereye ku murongo waho wenda wa mbere. Yego. Haba mu ijambo ry'Uwiteka ryaje ku Yeremiya ngo gikingirane mu gikari cy'inzu y'imbohe. Riramubwira ngo yewe Yeremiya we ntabaza ndagutabara nkwereka ibintu bikomeye kandi biri utamenya. Yego. Iyo umuntu ari muri iki gicucu Dawidi yavuze uyu nguyu cyambere uyu muntu uri mu gicucu cy'ishobora byose Imana imumenera amabanga. Kabiri Imana imuhisha mu banzi. Nibyo. Gatatu Imana isibura amayira abantu basibye. Kane Imana iramubundikira. Gatanu Imana iramutwikira no mu mvura ntage munyagi. Imana ishimwe. Haleluya. 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 Bwira ngo ukurikira Fatifu. Imana yakurinze mu gihe gitandukanye n'icyo uzi ko yakurindiramo. Imana igikomeje kukurinda. Imana ishimwe. Imana yabanye nawe muri cyagihe umugabo yagutaye. Imana yabanye nawe muri cyagihe abana bari babuze uko abana mbese amashuri byanze uvuga ati mbese inzira ko zafunganye. Na n'uyu munsi iracyari kumwe nawe. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Rimwe bene data cyangwa se abo tuvukana bikize barambwira ngo mu bana bose tuvukana wowe ntabwo tukuzi ahari waje uri ikintu mbese kikivubuka. Ikivubuka mbavuga ikivuga ngo ni kwa kuntu umuntu ashobora kuza akaza ari ikintu utaza aho kivuga cyanyira muzitereramo. Mama nawe aratinyuka rimwe arambwira wenda abantu bakunda ngo umuntu ngo akunze kuba mama arabizi ko ni ubuhamya njya ntanga. Nawe aravuga ngo mu bana bose yabyaye ngo ntaza kuvukamo ko byari kuba bihagije. Ariko igihe kijya kigera abantu baguteba bakakugarukira. Nkunda kubwira abantu ngo impamvu ibyo byose uri kubicamo n'igi ikibazo si wowe biburana n'igihe. Igihe cy'Imana kigeze abantu bose
barakugarukira bagutaye. Mfite indirimbo ifite ikurasi ivuga ngo igihe cy'Imana iyo kigeze igukura ku cyavu wari uriho, haleluya, ikavuga iti mwana wanjye baho. haleluya, igihe cy'Imana iyo kigeze yego, igukura ku cyavu wari uriho, Imana ishimwe, ikavuga iti mwana wanjye baho. amen, baho Satana yari bakurwanya bahari, wowe utazwi, wowe waciwe, iravuze iti mwana wanjye baho. haleluya, bivuze ngo twebwe tubaho atari uko abantu babishaka. nibyo, mubye yego, kubaho kwawe buriya ntabwo ari uko abantu hari uruhare babigiramo. Icyakora Imana igikoresha abantu, ariko ntabwo igikora nk'abantu. akantu urakumvisha, Imana igiye ibasha gukoresha abantu, ariko ntikora nk'abantu, kuko Imana ikora nk'umuntu. hari umuntu avuga ati yamara iroza uyu munsi yakariye wenda ikiro cy'ubugari, ariko Imana igateganya imbere yawe ko ushobora kurya ibiro 2 by'ubugari. yego, akavuga ati yaba mara iroza uyu munsi atakaryamye mu nzu arimo, ariko Imana ikaba izi neza ko aho bagucukurira urwobo Imana ifite igitindo yatinda kugira ngo wambuke. narivuze ngo hari abantu Satani acukurira urwobo, Imana nayo igashaka igitindo. Imana ifite igitindo izatinda ahantu abantu bagucukuriye urwo rwobo. haleluya, 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 Imana ishaka urutindo, igitindo. bigeze bafata umugabo witwa Yosefu, bafata ngo umwobo bene se baramurwanya. ubundi twe tuvuka abantu batabyemera, tukabaho batabishaka, kandi ariko mu gihe kitamenyerewe n'abantu. ni ukuri, no muri iyi minsi Imana yagutunguza igitangaza. Imana ihimbaza, amen, haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Imana irambye mu bantu badukurikiye hari umuntu Imana igiye gutunguza igitangaza. Imana ishimwe, haleluya. Imana igiye kubana n'umuntu wari uzi ko mu buzima bwe mbese bwahagaze, yari azi ko imibereho yarangiye, ariko Imana igitungurana. Imana igitungurana, igitungurana papa, Imana iratungurana, igitungurana wa mubyeyi, igitungurana we mukobwa. Imana ishimwe. wowe wabuze urubyaro igihe kinini, Imana ije gutunguza urubyaro. Imana idutunguza, Imana ijya ibasha gutera inda ku manywa. haleluya, Imana ishimwe. Imana ntabwo ijya ivuga ngo iryama nijoro nk'abantu. oya, no mu mvura Imana ijya igenda ntijya yitwikira. dufite Imana idasaba kugenda yitwikiriye. no mu mvura Imana iragenda. nibyo, wivuga ngo imvura yarakugwiriye y'ibibazo, witinya imvura y'amagambo, witinya imvura y'urushako, witinya imvura y'urubyaro yakugwiriye. Imana no mu mvura igicamo ntagitinya amahindu. haleluya, Imana ishimwe, haleluya, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. amen, amen. yabwiye yaramubwiye ngo nzakujya imbere, ahantu hatarenganiye mparenganiza. haleluya, ni nayo ivuze ngo aka kanya aho wabonaga ko hatari harenganiye, Imana ifite igitindo cyo kugenda iringaniza. Imana ifite mashini, Imana ifite mashini igiye kwatinda. ariko haleluya, haleluya, wene tita, haleluya, peni diri staffo barakora kumwe ngo ngira ibikabyo, ntago ari ibikabyo. nibyo, no kumuri cyagiye ibyakozwe n'imice byaho bitatu, abagongo bari mu cyumba cyo hejuru ryari isezerano. Ibi dufata ntago ari ibintu byo kwigirisha, hari ikituwamo, ntago ari ibirayi bihe byagutitiza ukaza n'amavuta, ntago ari ubugari twariye, ni ibi turimo bitatuma tutavuga. haleluya, mu ntambara turavuga, mu magambo turavuga, nta cyatuma tutavuga uyu mugabo. Benita umuntu umwe witwa Petero, yigeze amuvuga cyane mu byakozwe n'intumwa. yego, bari barahawe isezerano, barihabwa abantu badahari, nuko bari kutwumva benshi bashobora kudupinga, ariko icyo twawe ntago bari bahari. bahabwa isezerano ngo barabwirwa ngo muzajye kurindirira hehe, mu murwa. bavuga mu murwa ni hehe, ni mu kwizera. ngo barazamuka bajya mu murwa, ngo bakimara kugerayo ibipatosi ngo biraza birabafata. ubundi ibi bidufata ngo hari ibintu ubundi ngo ibipatosi amajepa baratangira kubyiyumva ngo birabacakira, ngo bikajya bibacakira, ngo bakuzana nk'ibintu biri kubatunga ngo bibazamu. abari bari aho ngaho ngo batari babimenyereye. ubundi twebwe ibintu abatabimenyereye byitwa patosi. Patosi ni ibintu bigufata waburaye mama, ni ibintu bigufata amashuri ukayirengagiza, ukirengagiza kuri mu ikode. iyo ibi bintu
byaje bikwibagiza ibibazo, Hallelujah. bikwibagiza ko abantu bagutaye, Imana. iyo byaje bikwibagiza imibabaro. Hallelujah. Nari nkwifurije ngo nawe bigufataho dukurikiye wibitita nta n'idiri ivuga abagabo bibafata, abagore bibafata, abakobwa abakurikiye rafa bifurije ibintu ngo Umwuka wera Imana ngo ihimbaza. barimo hariya hejuru basenga, umva mama, Basenga yego. ngo barimo basenga ngo biramanuka Biramanuka. ngo birabacakira. Haleluya, haleluya, ariko mama Yesu we haleluya. kandi tati ndapfe none Biramanuka. ngo biramanuka bimanutse ngo bari baravuga ati wasanga basinze, baba batona akavuga ati abantu basinze. Yego. Kege ntabwo turi abasinze, ngo turi abasize bo kuvuga Kristo Yesu wapfuye akazuka, Hallelujah, wundi bahanze akongera akavuga ngo bararindira, barindire ngo birabacakira, ntibacakiye bandate abantu basinze. Havamo ngo umugabo umwe byari byafashe neza, aravuga ngo wa wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi ngibi mureba. Amen. Imana ibahereze umugisha. Amen. Ndi kujya muri vuga ngo umugambi w'Imana ntabwo uzayoba ku buzima bw'umuntu Imana yavuzeho. Yatabaye Yosefu, yatabaye Dawidi, yabanye n'aba bagabo bari mu cyumba cyo hejuru barimo basenga. Uyu munsi bane nawe, nkurikiye bane nawe, nimwifuje nawe ngibane nawe, umuntu wese bane nawe. Imana ibahereze umugisha. Amen. Murakoze cyane. Yewe ukiri muri aya mavuta reka tugusabe usengere abakunzi bose kugira ngo umwuka wera akomeza agwire muri bo, nubundi komeza, nubundi dusoza, nubundi nta kibazo, komeza muri uwo mwuka gusengera abakunzi. Mana mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndasenze cyane. Imana ishimwe. Abari badukurikiranye. Kugira ngo imbaraga z'Imana zibe kuri bo. Haleluya. Ubutatu bwera bubasange. Umwuka w'Imana nabahobere. Kandi abanzi babo reka babe inshuti zabo. Abari barabatani babagarukire, abari bari mu ishyamba ameze nka Dawidi n'uwatunguza igitangazo bagira abami, abari bari ahantu bapfukiranye n'ubapfukure bagaragare. Tuzi yuko isezerano rigiye kugira ngo risore rigerageza umuntu, uwo ryageragezaga muri aka kanya. Abari badukurikiye ndabasabiye kugira ngo imbaraga z'Imana zongere zibafate kandi bahereze icyerekezo bakibuze, kandi abumvisha ibintu bikabafata nabo reka babigumemo. Sengeye RSTP4 shall not eat again for God. Umuntu wanyumvaga yararwaye, ubu burwayi nibukire. Umuntu wanyumvaga yarameze nabi, Imana nimugarurire ubuzima. Wanyumvaga yarabuze ibyo kwambara, Imana nimwambike. Wanyumvaga yaraheranwe n'ibyaha, Imana nimuhereze agakiza. Abari bari mu ishyamba, Imana nibagaragaze ku musozi bagaragare. Abari bihishe bameze nka Goliyati, wakangaga abantu bakihisha. Dawidi aravuga ati mbese uwo muntu abantu bari gutinya ameze ute? Nibe bihembo wazamunesha yazagororerwa. Abo ngabo bari bishe nka ziriya ngabo zari zihishe. Dawidi nagaragare muri iki gihe cya none. Dawidi naze mu Rwanda. Abari bishe batinyaga intambara baze, abari bishe batinyaga inzara baze, abari bishe bazi ko barwanwa n'abantu reka baze bagaragare kuko Dawidi azaba yaje. Urakoze mwami kumva gusenga, urakoze kushobora byose. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo twizeye. Amen. Imana ibaha umugisha.